ushaka gusaba akazi yewe ngo akazi cyawe urabona nshinzwe kwakira imbabare n'indembe zose ariko boss rero nawe wanashwishyira mu kigero cyane wenda wamakazi wenda nkagakora nk'ukwezi kumwe wenda naba ndabonye agantu ubwo ubayeho ngaho wumva gutaye kwiba ngo Mr. Bwana ngo cyese ngo haragutumye arabakuntumye njye kukwiba umbonye mu busambo ndetse niba mubye ko n'akazi gari kuki ushaka kumatiriza akazi karare gute ushaka kumatiriza njye nawe njye nawe gutanga akazi rwo guhunda akazi ariko se ubundi ukurinda wankabukanagara amatangazo ninjye waganditse none amatangazo ari hehe kusi uratekereza mu mutwe cyangwa utekereza ubu sinirize kuza ari ubusa gusa nta matangazo wanditse inyuma y'igipangu cyangwa hari wibagiwe igicucura ku gipangu hari amatangazo ariko njye ndi gushaka umukozi utakaza hano se ari muri aniyoni hano si ni muri Rwandeya hano ni kwangaza abakozi wajya kose umusukere ko bagadaye je narizo ni kwitambukira ngo hano bari kwangaje ngo bari gushaka abakozi umukozi ngo wo guhanagura bose mu kibuno ngo umukozi wo gukoropa umukozi wo guteka no kumena amasahani byose rero nje naje gusaba akazi muri kamwe muri urumva ushaka kujura uramanagura mu kibuno no gushaka kujura amanagura aya umwana nje cyaka nk'akazi ko guteka wenda ariko nashobora nkaje ndana urasomye usanga ngo hano ngo kwa Mr. Bwana NIYO BONERI COMEDY hano turi gutanga akazi mbese nibiri kwitangazo kuruye igipangu na akosha ako mu mutwanyu barabavanze cyangwa se umusizi kumutekereza ariko rero namwe mutekerezaga nabi ubu urabona umuntu ari isonze uragiye umanitse nuzo urupapuro kugikuta gutangazo ngano turi gutanga akazi ubu kugira ngo twe ntago dushonza tugomba kuza tukareba niba ako gazi muri gutanga twagashobora hari ikintu cyo gushaka akazi nta kintu simubye akazi nagahari none amatse kugwa kazi ahabase mwataza amatangazo muzi ko nta gahari okeza vara karashize none kashize ese kujye abantu nuko mugagazi kijya gupfura abantu mumve muca y'umuntu adashaka gwa akazi ubwo niburuva ngo byanze bikunde bakakaguye kunabira kuneza oya boss rero niyo mwamvaga mubwire niyo wayi mwamuroga urumva niyo mwamuroga nta kumukubaka akazi kamye mugira discipline mu kazi mu cyase mu byo mu gukora byose urumva we mugira discipline ukwiye kuza boss ubushatse kuvuga ngo nta bwenge mfite ese ngo ndakuboshe urabyanga rero ukujya ngo wari so ubwenge buri he wagira ngo bajya mu barakurashe mu mutwe barandashe si barandashe he ko mu mutwe ubwenge bwuzuye ko mu shuri nabagwanyuma nakona nabagwanya nta nakubesha mwishuro nabagwanyuma nanarivuyemo nize mu wa mbere no mu wa kabiri no mu wa gatatu akubundi banzurebe kuntu usabye byonyine urebe kuntu uratekereza ko ngiye ibyo ushobora guteka cyangwa se ibyo ushobora gukora muri nabikora yasi bose ubu nsa nabi koko ariko reba n'amatuza mfite ariko naje ndakurindira n'igipangu uzi turatuka ubagura ukurindisha ku gipangu tubagaye genda uruga runini nshoboye no guhekenya abantu baza kukwiba nijoro cokora uri ikipa ntago benshi urimbwa koko urimbwa uri huhu ariko shebara yanjye koko ok nakazi gahari rero sawa kandi ureke kunyereza ndimo kugenda izere ko kandi twemeranyijeho nakazi gahari yes ntako kandi ndi kugenda nagukoresheje iki kugira ngo umukire yifate amenye ko nibaga mwana batanga akazi nje ngeraho hari itangazo banambwira ngo nta kazi bari gutanga umaje kurenga ingo zirenga 3 zose bari kunyirukana ngo ndi igisambo ngo ndi iki wenda wamfashije mwana ukandangira akazi mwana jukona ntababaye akusumwa akazi kuko karava he aso umuntu ashobora ko nkambere mwana ewe ubona naruhiyeho ikibi canje nukugira wenda ngo ngere mu rugo nsange kumeza amafaranga byo byonyine gusa aho simwana kubaza mwana mucara n'umuntu nasema kumenya iyo mpa bose ubwo arakizera yarakize mwana aso mwana kaza mubwire mwana cyama nakuza cyane ubona ushaka akazi aho akazi kahe
nawe nzi nawe kuko nemera ko nkujana ahantu ukajya kwiba iby'abandi ugasanga kumfunga bari kumfunga kandi anje bakuzanye nageza mwana urebe wenda uko wabigenza ariko cyakoze wenda undengeye nk'igikire cyonyine gifite nka miliyoni ngasanga cyayihishe no munsi y'uburiri nahita nzira zanyagera ngaho nyumvira mu byane ndikuzira ndikwanga ngaho nyumvira mwana none mu wanjye akazi uje kwira usanga n'ubundi nyine barampfuye aho nyine wowe ndangira ariko ndangire ku muntu uciriritse atari umuki ariko n'uciriritse nawe nsanze kakameza gahenze nagakarasada nawe nzi naho akazi kari uzi ko nakurangira ubundi wewe n'ukuntu umusambo we cyo nambarira anagira wenda undebere muri baba boss bawo wirirwa guramamagara ukuvuga ngo ufite aba boss umva rero nkubye mwabihe mu mwanci sibyo kaza nkubye mu byiza ukuri ntashaka abanje bazampfungura kuba weho sibyo giye ko ubuzima bwawe bayeho wapfa byo ntabwo bindeba ariko mwana cyane barangi bava ubushishe nagiye muri bya bisheke bya ntuza by'abanyene ntuza iyo ni kanigeraje ntabwo bindeba ni ibyawe nyine uragiye mwa koko utandangiye nakazi ariko mana koko ibi ni ibiki koko ubutoki bwanje nibwo bugiye gutuma mbura akazi ahantu hose bari ku nyanja bari kunyirukana mana koko waje urareba n'imbabare